Ndagusuhuje kandi cyane. Ushobora kuba uri umunyeshuri muri boarding school cyangwa wenda uri umubyeyi ufite umwana uhiga, wahasanga ari n'umuvandimwe wawe, ibyo nta kibazo, ariko ariga kandi agatsindwa. Iyi video iragufasha cyane kuba nawe wamufasha. Nkuzaniye ingingo zagufasha gukemura iki kibazo mu buryo bwizewe, amanota akaza kandi meza kubera ko yize neza kandi uko byagakwiye. Reka nkubaze ikibazo gitoya. Ese waba warigeze kurara amajoro wiga? Wenda washyize amaguru mu ibasi ifite amazi, ugatekereza yuko uzatsinda neza, ariko amanota yazo ugasanga yabaye make cyane. Byakubayeho? Cyangwa wenda uri muri boarding school mu kigo gifite abarimu beza bitanga, ibikorwa remezo biganje byose byiza nk'ibiriya, ariko ukabona abandi bana baratsinda neza, wowe ukibaza uti ese njye ikibazo mfite ubundi ni iki? Muri iki kiganiro turifashisha umwanditsi witwa James Clear mu gitabo yise Atomic Habits. Muri iki gitabo yigisha uko umunyeshuri yahindura imico mibi, ya yindi ituma atsindwa cyane, akayisimbuza imico myiza, ya mico imugeza ku ntsinzi kandi nziza. Iyi ni Isaac Inspire TV. Ntugende udakoze subscribe kandi dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Uyu munsi ndakubwira ukuri kose nta guca ku ruhande, impamvu nyazo zituma umunyeshuri atsindwa kandi yenda yize neza, ariko abyumva kumva ko yize neza uko abishoboye, ariko kandi ntibimubuze gutsindwa. Nibyo ndakubwira nibyo wakora ugahindura amanota yawe ugahinduka burundu, ukazajya utsinda nk'abandi bana niba uri umunyeshuri birumvikana. Ubaye uri umubyeyi, ni ingingo nziza nawe uzagusunikira gufasha umwana wawe akajya yiga atsinda niba yiga agatsindwa. Umunyeshuri wize neza atahashimisha ababyeyi. Nawe rero nk'umubyeyi ni ngombwa cyane kumenya ibi bintu. Kandi niba uri umubyeyi, kureba iyi video ukayigeza ku musozo nabyo ni ingenzi cyane, kuko ushobora guhindura ubuzima bw'umwana wawe. Ubaye uri umunyeshuri kandi nawe kuyireba ni ubufasha kuri wowe. Reka tujyane mu kiganiro. Reka nkubwire inkuru ngufi y'umwana. Hari umunyeshuri twari turi kumwe, yageragezaga kwiga cyane uko ashoboye, gusa yicaga etide, ukabona etide ntabwo ayiha umwanya. Ntabwo yakundaga gukina, bimwe bita gukora siporo nyuma y'amasomo, ariko amanota ye n'ubundi ntabwo yabaga meza. Abandi bana bahoraga bamutunga agatoki bati nawe ntabwo ushoboye, byarananze. Ariko ikibazo ntabwo cyari ubwenge, ikibazo ahubwo cyari uburyo yigagamo. Nyuma yaje gufata ingamba ahindura uko yigaga. Uwo mwana yatangiye gutsinda kandi atsinda neza cyane. Ibi bivuze ko burya nawe wabishobora, cyangwa se wa undi nawe wiga bidashoboka burya yabishobora. Reka turaza kureba noneho uko yabigenje, yafashe ingamba ki zamufashije kwiga atsinda. Hari ibintu rero bituma umunyeshuri atsindwa, nibyo duhereyeho. Iyo umunyeshuri yiga ariko atazi ibyo yiga, kuko hari abanyeshuri benshi basoma gusa bakigendera, ugasanga ari mu ikayi asoma ahindagura impapuro, ibyo bita gufeyeta, agafeyeta impapuro yitambukira. Hari ukundi biga bafata mu mutwe, wenda bita kuborokora, ugasanga ari gufata ibintu mu mutwe ariko mu by'ukuri atanabyumva. Kwiga ntabwo ari gusoma umuntu yihuta cyane, ahubwo ni ugusobanukirwa ibyo asoma. Hari ukubura gahunda yo kwiga. Iki nacyo ni indi ngingo. Umunyeshuri muri boarding school iyo adafite gahunda yo kwiga ihamye, ubundi yiga nta muteguro, ntiyite ku masomo yenda ejo baziga, kuko mwarimu niba ejo wenda azinjira yigisha icyongereza, biba byiza iyo umunyeshuri araye yize icyongereza akagisubiramo, nyine agakora muri etide agasubiramo icyongereza. Kandi hari igihe mwarimu mu gitondo yinjira ahita atanga n'ibazwa, nubwo ryaba iryo ku manota 5, burya umunyeshuri ashobora kuyahomba. Umunyeshuri wiga gutya mu kajagari bishobora gutuma umwana atakaza umwanya munini cyane. Haba hari ibirangaza rero mu gihe cya etide, iki nacyo ni ikindi, ibyo bita distractions.
muri boarding school by'umwihariko usanga hari urusaku mu gihe cya etide, iyo abanyeshuri yenda barimo bafashanya mu amatsinda menshi yegeranye abasha gukora urusaku. Hari igihe umunyeshuri atafokasi y'itsinda arimo, ahubwo amatwi akayategera irindi tsinda ritamureba, ku buryo etide ishobora kurangira nta n'icyo yize. Hari ikindi cy'inshuti wenda zishobora gutesha umunyeshuri umwanya, kuko iyo umunyeshuri adafite disipurine yatojwe kandi ngo nawe ubwe aba ayikunda, ubundi bije byose biramujyana, kandi hari n'ibibasha kumujyana ahatari heza. Disipurine rero ni ingenzi cyane ku munyeshuri, kuyimutoza ni kimwe, ariko nawe kuba yikunda kandi agashyira mu ngiro ibyo isaba, nacyo ni ikindi kandi cyiza cyane. Gukoresha etide nabi, burya etide ni igihe cy'ingenzi, ariko akenshi hari igihe abanyeshuri biganirira ibintu bisanzwe, nko kuganira ku bo bakundana. Hari igihe usanga bari gusetsanya mwanya wo kwiga, aho kwiga amasomo asanzwe yayandi abarezi babigisha, ugasanga bibereye mu bintu mu biganiro bisanzwe cyangwa se ugasanga bicaye nta n'icyo bari gukora, ugasanga umunyeshuri yicaye kiri mwabo mu ishuri. Ubundi aha hantu kuri iyi ngingo ni naho ikibazo gitangirira. Umwanya wo gusubiramo amasomo urageze etide, ariko ugasanga umunyeshuri yicaye nta n'icyo bimubwiye. Iki bita kwiyumvamo ko umunyeshuri adashoboye, nayo n'indi ngingo. Ubundi ikibazo gikomeye cyane ni mindset. Mindset ni ukwishyiramo ibintu umunyeshuri akumva yuko kuko adashoboye, akavuga ati aya masomo yarananiye, ngewe rwose ntago mbizi, n'ababyeyi banjye barabisobanukiwe babizi neza, bariyakiriye. Umunyeshuri akumva rwose agomba guhagarara kuri icyo kintu, kandi iyo bimeze gutyo akabitekereza gutyo akabihereza ubwonko, ni nako bimugendekera, amasomo akamuzunguka, ugasanga abonye ubusa bw'amanota. Hari uko rero ibintu byahinduka. Reka turebe noneho uburyo umunyeshuri yahindura bino bintu, akiga atsinda kandi agatsinda neza. Ikintu cya mbere, umunyeshuri akwiye gukora gahunda ye adategereje mwarimu yuko amwigisha uko akora etide. Umunyeshuri mwiza yikorera gahunda ye bwite, agahera kuri ya masomo amugora akaba ariyo ashyira imbere. Muri cya gihe amaze gukora siporo, amaze gukaraba, yiteye freshere, agahera kuri ya masomo akunda kumugora mu kwiga, agakomereza kuri ya yandi noneho amworohera. Muri make ni uguhera ku masomo akomeye agenda ajya kuyoroshye kugera etide irangiye. Kandi bikaba byiza umunyeshuri gutegura buri munsi akabigira umuco, atari kwa kundi afatika yasanze hafi akaba ari yatangira kwiga, atitaye nuko yenda ejo hari amasomo runaka yagakwiye kubaheraho kugira ngo mwarimu niyinjira nibazwa azasange yiteguye. Ikintu cya kabiri umunyeshuri akwiye kwitaho ni ukwibaza ngo ibyo ndi kwiga ndabyumva. Ntabwo ari ugufata mu mutwe gusa biraho byari byo kuborokora, ahubwo umunyeshuri mwiza aribaza ngo ibyo ndi kwiga ndi kubyumva. Umunyeshuri wowe gerageza kwisobanurira ibyo wiga, ndetse no gukora imyitozo myinshi. Burya mu gukora imyitozo myinshi ubwo birajyana no kwiga wandika, ibyo naho harimo ibanga. Ikindi cya gatatu ni ugukoresha etide yawe neza, etide ntigupfira ubusa ngo kubera igihombo. Ubundi iyo ugeze muri etide, fata intego ihamye yo kwiga, irinde kuganira cyane bitari ngombwa. Ubundi buri etide ikwiye kugira icyo isigira umunyeshuri gishyashya. Icya kane ni uguhitamo inshuti nziza zifasha umunyeshuri kwiga. Niba uri umunyeshuri cyangwa wenda uri umubyeyi nyine ufite umwana uri muri boarding school, mwibutse guhitamo inshuti nziza zimufasha kwiga neza, kuko inshuti z'umunyeshuri ni zimwe za zindi bagendana kenshi cyane. Burya zigira igisobanuro ku myigire y'umunyeshuri, kuko zigira influence nini cyane mu kwiga kwe. Ariyo mpamvu umunyeshuri agirwa inama yo gushaka inshuti zimufasha kwiga neza, za zindi zimutera imbaraga mu byo akora, aho guhitamo za zindi zimurangaza bikamuviramo gutsindwa. Inshuti nziza ni gushyigikira mu byo ukora.
Ikintu cya gatanu ni ugusubiramo amasomo buri gihe. Amasomo yawe nk'umunyeshuri, niba uri umunyeshuri ukwiye kujya uhora uyasubiramo udategereje periyode y'ibizami, ahubwo ukwiye kujya usubiramo buri munsi, wenda buhoro buhoro, yego kuri rwa rwego, buri cyumweru, ku buryo ibyumweru byose bigize igihembwe nta cyumweru kigusiga utarasubiramo isomo runaka. Ibi bifasha umunyeshuri kutazarimirana muri cya gihe cy'ibizamini, ahubwo ibizamini bizaza afite amakuru neza, bityo bizamufasha gukora ibizamini nta gihunga. Icya gatandatu ni ukwizera yuko burya ushoboye, kandi rwose wabishobora bigakunda. Ntacyo burya umunyeshuri atabasha yabishatse. Yego nyine gushaka si ugushobora, niko tubizi kandi ni nako biri. Burya abanyeshuri batsinda ntabwo ari abahanga kurusha abandi, ahubwo burya abanyeshuri batsinda abatsinda burya ni abazi gahunda nziza yo kwiga neza. Abafite umurongo bakurikiraho kwiga neza nibo batsinda, ntabwo hatsinda abahanga kurusha abandi. Niba abanyeshuri bafite discipline bafasha cyane. Ikindi cya gatatu niba abandi bafite kwiyizera ko batsinda, iki nicyo bita confidence. Ubundi umunyeshuri utifitiye confidence mu masomo biranagorana, kuko niba wundi usanga bahaye ikizami yafata ikaramu ugasanga ibyunzwe byamurenze mu biganza, urupapuro rukahinduka amazi, ubwo tayari aba yatsinzwe. Ubwoba ni ikindi kintu. Confidence rero ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo umunyeshuri abashe gutsinda ibizami. Hari amabanga y'abatsinda rero, amabanga nayo yumve kugira ngo dusoze ikiganiro. Reka nguhe ibanga rimwe rikomeye. Ubundi abanyeshuri batsinda bategura amasomo yabo bakayasubiramo kenshi kandi neza, ntabwo bateshwa igihe n'ibitari ngombwa, kwa kundi usanga nk'inyoni itambutse ugasanga abanyeshuri bose barungurukiye mu idirishya ngo bayirebe. Kandi ikindi ni uko badacika intege vuba na bwangu, bakomeza n'ubundi guhangana n'amasomo, nubwo isomo ryasa n'irikomeye, uburyo ko umunyeshuri akomeza aryihata, ibintu bigeraho bikaza. Iryo banga uriryamyeho nk'umunyeshuri cyangwa warifata nk'umubyeyi ukariganiriza umwana, birakunda, rikoresha neza rigatanga umusaruro. Niba rero muri boarding school wenda kandi ukaba wiga ugenda utsindwa, ndakubwira ukuri kuri iyi ngingo, ushobora guhindura ibintu uhereye uyu munsi wa none. Ushobora gutangira ku kintu gitoya, ugakora gahunda yawe neza, ugakoresha etide mu buryo bwiza, nawe wazabona umusaruro mwiza. Ibi ngibi nkubwiye ubikoze neza gutya, ubundi niryo banga ryo kwiga kandi ukiga utsinda. Ushobora kuba rero wakunze iyi video yagufashije, ugukanda like, ugakora subscribe, ugiye mu mwanya w'ibitekerezo ukandika igitekerezo cyawe, biradufasha cyane. Nanjye nazagufasha mu zindi video zizaza bitewe n'igitekerezo wasizemo, ukibaza ngo ni iki kibazo muri nagufasha. Nagushakiraho amakuru kugira ngo kikugirire umumaro. Ibiganiro nk'iki rero nakagaruka. Reka mbashimire cyane bakunzi ba Isaac Inspire TV, mwakoze cyane, ndabakunda kandi